Mwiriwe. Biteze. Nziza. Boss wawe arimo? Yarimo ariko aracyaryama. None se ko namushakaga se? Amubona. Kukiryame kandi amasaha yo kubyuka akaba ataragera. Mbabarira ndamushaka cyane. Sibyo we namutegerereze muri salo. Mumbwire. Kuhita azagaruka ikindi gihe. Ntago nabona umwanya. Kenwe wemera kumutegereza ariko. Ndamutegereza nta kibazo. Nta kibazo ubwo ni kare. Muraho neza boss. Yego. Biteze. Ya tumeze neza. Kandi suri ngo barakubyukije. Kozi wanyu yari yambwiye ngo mwari muryana. Nari mvuye ku kazi gatoya mitagirambika. Okay. Sasa rero ntago ndi butinde. Cyari kinzanye nuko buriya hari ibibazo wagiranye na Latifa. Ibibazo wagiranye na Latifa ukaba ari bije kumva. Oya boss ntago ari ikibazo cya Latifa. Ahanini ngira ngo ibyabaye hagati yanjye n'umwari ngo warabyumvishije cyangwa se urabizi. Cyambere mbaje kubasaba imbabazi uburyo namutereranye, uburyo ntamubaye hafi. Ariko ikintu ugomba kumenya cyo nuko wivunika. Umwari nta kibazo afite. Ikindi kandi ntarakubabariye rwose. Kandi nta nubwo ari igihe wakagombye kuba mubabarira. Ntekereza ko umwari w'imbabazi yamaze kuziguha kandi tumeze neza nta kibazo. Uje se wagandahira uje n'amaguru. Nta mahoro se ubundi uri kureba nk'inka yica. Bakibazo n'ikindi. Ngiye kumara iminsi mike ntari hano. Mu biki? Ngiye kumara iminsi mike utari hano? Uri gusaba uruhushya, uri kumenyesha, uri kungisha inama? Of course ndi kukumenyesha. Nukumenyesha. Rero numva nta mpamvu yo kuba kubizitana no gusaba uruhushya. Ese uri kubimbwirira iki? Nyine nakumenyesha yanjye kumara iminsi mike ntari hano. Hanyuma iyo minsi mike kugira ngo byibura uzite ku rugo sinzasanga warangije ibiruta ibyo wangiza ndi hano. Uvuze mu muke? Navuze wabyumvisha. Ugiye kuva hano ugende ujye he? Ngiye kwa Birasa. Ngo cyo mugore. Kwa Birasa ari ibintu. Ariko ziko noneho ariko hari ibintu njya numva noneho ngiye mva n'amatwi wanjye simba ndi kumva ibintu uri kuvuga. Wowe ujye kwa Birasa. Narabikubwiye ariko narakubwiye nti wa mugore we ufite ibyo upanga na Birasa. Nawe yewe n'impamvu yindi suzubura kumbi Birasa nawe n'umugabo wawe. Yego imbabazi yarazimpaye ariko ntago bihagije boss. Yumva umwari agomba kuza iwanjye kubera ko antwitiye tukabana. Se ibyo mvuze ntabwo byumvikana boss. Umva nimba umwara antwitiye Shema.
sinzi niba uri kurota cyangwa se wenda ukaba usinziriye utazi neza aho uri ahariho. Ikindi kandi cunga amagambo uvuga, menya aho yavugira n'uwo yabwira. Boss, murabizi ndakubaha nka boss wanjye, ariko nanjye naje hano ngaho nta ntambara nje. Niba ari icyo cyari kikuzanye, please get out. So kugenda. Murakomeje se boss? Kandi ndakwinginze ntutume hari umuntu n'umwe muri inzu uri kumva ibi bintu. Sohoka. Boss ntabwo nasohoka. Ntabwo ndi gukina. Sohoka. Urabizi ndakubaha nka boss wanjye, ariko mfite ibintu binyemerera kudasohoka muri iyi nzu. Ndasohoka ariko njyanye n'umwari untwitiye umwana wanjye. Mvuze ngo iki? Nakubwiye ngo ntuze gutuma ndakara. Sohoka. Ubwo nibiba ngombwa urakara, ariko nanjye mfite ukuri kwanjye. Icyambere cyo wowe ubwawe urabizi hano ntago mumukunze, yaba mama wawe na mushiki wawe bahora bamutoteza. Ntago rero ngewe nakwicara ngo ntuze umukobwa unwitiye umuhungu wanjye, niba ari umukobwa simbizi, unwitiye umwana wanjye, sibyo? Ahangayikire hano mpari. No way. Boss ndakubaha ariko ntago ngenda. Sohoka. Niba udakeneye ko ibintu biba birebire, sohoka. Boss nakubiye ko ntari gusohoka, ariko banza unamunyereye. Sohoka we! Ndavuze ko sohoka. Niko ugiye kuba Birasa? Ni ugutera agasuzuguro kose no kwirirwa unya hejuru. Ibyo yamboreye Birasa akaba yarangiza umukene y'amafaranga nyakarya akabeshya ngo nanditse amasheke. None ushaka kujya kubiwe hejuru yo kuba yarazanye umugore hano. Ariko ntacyo uri kukinga na Birasa. Ntacyo unyiga na Birasa. Urakoze kudoda. Bakugira gute? Kudoda. Noneho tereka ibyo kudoda. Ndi kugira ngo umenyeshe ko nshaka kujya kuba Birasa kugira ngo mbashe gufasha umwari. Umwari ari mu mazi abiri kandi ntawe ndafite uwo kumufasha. Wewe mugore wa Gakire ugiye kuba mu rugo rwa Birasa? Areka kana agasuzugura mbano mu mwanya. Hego ja. Ko umwari umugore wa Birasa yabaga kwa Gakire. Ariko nawe wizanye. Ntange ndijya. Wijanye se wabuziki. We yaragize ibibazo. Hari yashwanye n'umugabo. Weze twashwanye. Rero ngubwire Karine. Uramu kuturenge twahanga ukagenda. Widutubya. Okay birenge. Noneho ugende nimba ndi imbwa yawe noneho. Kwarahaza ndagenda. Nawe ujye. Ndagenda. Nawe ujye. Nawe ujye noneho. Ngaho nimba umugabo ugende noneho. Hakuzi kwambonye ukagira ngo naje mufita ngaha. Ese undi ukeka. Ese uburuka ngo bazi urashaka kumfata gutumune mu buzima bwawe. Ukeka ko kuba umugabo ari kugira ubwanwa? No kugira gute? Ukumenya gufata imyanzuro kwa ukayihagararaho. Ndakubwiye ngo ndagenda. Nawe ujya Kare. Nawe ujya. Uri kunyumva? Sohoka. Birasa ntago ndi busohoke muri inzu. Ndavuze ngo urasohoka none aha. Ntago sohokamo. Ubugome buba muri inzu ntago bwatuma ndeko umukobwa unwitiye umwana wanjye agume muri uru rugo. Shema, umwari ntago agomba kuva hano. Okay. Ibyo ndabikubwiye kandi bikubwije. Ese kuri kubimbwira adahari. Ndasohoka ariko mu rugo. Urashaka kugira ngo bigende bite? Munjyane, urana umugore wawe atwise umwana wanjye. Kandi ikibazo wowe ufite ndakizi. Akoko numva ufite akajagari no kubera iki? Boss mba nakubashye ariko nawe ntago ushaka unyubaha iki wowe? Unyubaha iki? Wiruka kuza mu kazi. Ariko nabisabiye imbabazi. Reka namubwire. Nari ndi muri ibyo bibazo byose. Niba wasaza ujye kureba ahandi hantu sara ntuze gusarira. Ibyo mbikubwije mu kuri. Boss nakubwiye nanjye ntago sohoka hano. Haraza no buyobozi. Niba ushaka ibintu bikomera bijya no mu buyobozi. Cyagira ngo ni ibintu toto.
kuba uri boss ntabwo bivuze ngo ukora ibyo wishake ngo nuko undi uta amafaranga cyangwa iki. urashaka umwari Shema umaze ugeze ni sawa nonse waje tukagenda wabize n'icyuya ariko ibyo mwari murimo nabyumvaga ngasohoka hase. Shema ndavuze ngo sohoka. uvuze ngo kuba umugabo nagaruka kugira gute? ntagaruka kugira ubwana. Ushatse kunyeranya n'imbwa kuba umugabo nagaruka kutagira gute kari? ntagaruka kugira ubwana. Muginga Soni reka nkubwire n'undi munsi uburenganzira ko ntakiri kira undi waruzi ishoro bane hejuru nyinshi kare ndagira nkubwire ko utazongera uri kunyumva igihe wankandagira unkubiti inkonje mu ruhara ndashaka ko nanjye umugabo ntakiri imbwa sha uri kumva niba ugezeho kujya kuba kwabirasa ngiye ko akira cyakora ko none nagira inari janja no urankana n'amasagira gute igihe wanere hejuru wowe kari ngiye guhangana nawe yo nkwana ni wawe buretse no mwereko nayo umugabo shaka ibyo ukurikira ntabwo uzajya kwagika nawe uzagera ukanga bene wanjye ntabwo nyikagika nawe urumva n'undi munsi kandi ngiye ko nyakiri gakira wundi wirwa gunya hejuru buri munsi ukora icyo ushaka none waragiye guhangana nawe urumva niba ufite ubushobozi uzanyicira muri munsi unkure mu ndakarambo shaka urumva wazankure mu ndumurambo none tuzare kubiza kugwa amahoro cyane niba nanjye nzaguhitana nta kintu ifitanye nawe ibyo wize kugunya hejuru unkonde nk'uruhinja bitekerezeho neza noneho wibeshe ugende ngiye guhangana nawe sha urumva nkwereke none ko najya narya amavubi none nkakora ko nanjye n'umugabo nundusha n'imbaraga nuko nakuyoreraga hase niki yaguhaye none nawe ari kunyirukana se? Shema uragira ngo umbwire nabi imbere ya Birasa hase mwari ibintu uri kubitekerezaho ibintu uri gukora urabizi? ndi kubitekerezaho kubana n'amashitani aba muri iyi nzu urabizi wowe? nta shitani ikuruta wewe uzabyishoboza yego uyu ni boss wanjye ndamwubaha pe ariko ntabwo yanderera umwana wanjye ntabwo mwe mwanderera umwana ariko wowe wita umwana wawe wemera kuri papa wese basi? ndabyemera 100%. iyo umuntu ari se w'umuntu nize nshingano agombwa ariko inshingano nazemeye narazemeye nakubwiye wazemeye ryari? ese ubundi ngo umwana n'uwawe umugore wumva ko agiye kukubyarira we wemera ko ari uwawe cyangwa n'uwo wafashe ku ngufu? ibyo nushaka cyangwa uri kugira ngo usura kaboze noneho kujyane kugufungisha? utagarura ibyo bintu ntabwo nigeze ngufata ku ngufu twarasangiye biraba iyo Shema sohoka vuba nagukubita uratinyuka sohoka vuba utaza kunyibutsa ibyo wankoreye. umva ushaka kureba uburyo shitani ari turekera ibi bintu uri kumva utongana n'umugore warakaye mwarankoze mu mata sohoka wabo sohoka ndavuze ngo sohoka nakubahuka. okay sohoka okay ariko sohoka wowe my boss umenye ko ubutabera buri reka nsohoke winkora reka nsohoke ariko mumenye ko ubutabera buri kandi bizakemuka ibintu muzabyicuza hanze ntuzanagaruke. Sheri mureke sheri be umva nkubwiza ukuri Birasa nimba wanze ko njyana n'umwari uriya mwana namubyara ngomba kuzaza nkambutwara atari ibyo nzazana polisi. sohoka uzagenda uzizane umwana uzaza umutware namara kubyara uzaza umutware. Birasa umwana w'umuhungu w'abandi uramushaka iki? umva mama njyewe naje ku neza mbabwira ibibazo ukuntu bimeze ariko ntago bashaka kunyumva ariko umwari naramuka abyaye uriya mwana n'uwanjye agomba kuzaza akabi wanjye ariko asundi Birasa yego tuzamuguha nawe reka nkubaze sibyo niba umugabo ashaka umugore wamwiseho koko yabaye umugore wawe nibyo waramushatse sibyo? okay sawa ubundi urashegera abana ariko ningaruka nzagaruka nabi. ni ukuvuga ngo ushaka udukuririza yuko
wamufashe ku ngufu we ibyo ntabwo umwari afite imyaka iri munsi ya 18 s'il vous plaît ibyo ntabwo bizi tanga birasa umugore w'abandi niba Ibyo umugabo ntabwo ashaka bizi. umugore we mumuhe n'umwana we niba umva ushaka umwana uzabyara uwawe wagiye akakurongora Yeah. akakugira umugore ngo iki ngongo iki wagiye akakurongora akakugira umugore ko n'undi nta mugabo ugira birasa reka ngende ko utangiye kuvuga nabi utangiye kurengera ubona umumama ngiye tutungana buretse gatoya oya uvuze nabi Uretse gatoya. uvuze nabi kandi nakora ikibi nuko uba uri iwawe hano sinshaka gukora amakosa iwawe ariko nzagaruka icyo kibi wakora ndakubaha nka boss ariko ngwino fata mu mashati oya ngwino ntabwo naje kurwana ngwino nawe ubikore ntabwo naje kurwana nawe naje ngwino ubikore igendere mwihorera ariko reka n'ubundi Utumvise na nyina ndabizi n'ubundi ntabwo yumvise. ibi byose wabikora igendere ntabwo wabyibwiriza rwose sawa ntabwo wabyibwiriza ntabwo birangirira ntabwo wabyibwiriza okay ngenda ndongore utangiye utazi kurongora ushegera abagore bashaka utangiye iki kunkururiza ibibazo mbikuru ibibazo se nijya kubwira ngo ujye ntabwo gufata nzi kurongorana nabi gusaba hanyuma se ubundi tuyobeye kuri kiremba turabiyobewe watanze umugore w'abandi amahoro agahinda muri rugo ntufite sisi umugore wawe ngenda ndongore ariko wajya utekereza byibura ku magambo uvuga hanyuma se wowe wanje gutekereza ndi ikiremba mfite sisi umugore wanjye bamuzanye akaba ariwe ndongora reka mbabwire rero icyo mushaka ntabwo muzakibona ndakubwiza ukuri ndarahira Imana yo mu ijuru icyo mushaka ntabwo muzakibona ariko n'iki kintu cyakumaze ubwoba ndabikubwiye kandi mbikubwiye nongere ndabizi ko mbisubiremo nitwa Kakuze narababwiye ngo ntimukabinyibutse nitwa Kakuze Domina ibyo ndabizi cyane kwirirwa ubisubiramo Kakuze Domina ni ukuvuga ngo watetse imitwe yose ishoboka utangiye kujya kumururiza nguhururiza iki nguhururiza iki ko afite uburenganzira ku mwana we rero reka mubwire nta kintu na kimwe uzakora kibaho kizatuma umwari asohoka muri inzu akagenda ariko njyewe nakubwiye ko njyewe uretse ko usigaye unyubaho kukanuka ariko ubundi njyewe nari nagusabye imbabazi ngira ngo tubane amahoro komeza ubyivuge tuzareba uko ariko bagitegera abana tutazi Imana urashize neza ngwino karame Mwiriwe bite byiza bose bikize gusa neza none umva nkubwire cyo kumwira ngo ndasa neza ntabwo ari byo bitumye ngize Imana nkanakubona mwaye nsibeke ariko reka mubaze Matibo ubundi umuntu ugira uzawugeza he yewe ubu nta kuntu ushobora kuba utagira umunwa utavuga ngo tuzwe n'umuntu yewe Matibo wowe n'umuntu uriyobewe ariko mana kuki abantu bose basigaye bacidikanya basashaka gushidikanyaho akantu kose umeze wari twako biti isura tuzi tugenda dushombora ibyo tubonye twibikaho tuzi ariko tura naho duhuriye ngiye umwana w'Imana uri inyombya noneho tuvuye kuri inyombye ari baraguza amagambo njye sinjya vuga pe ntabwo ujya uvuga ndakuyobe wese ese ntituziranye ese ukoze iki mva nkubwire Matibo utagira ngo imwe twabaga muri za nzu zindi umenye ko waroze ko nzaza hano iyi nari mbizi wese sishima warabeheze ko utambwiye se ko mwimutse ko mwaje hano ase kuko yambwiye ngo upanga ibintu byawe ngo tugende atanambwiye rero njye burankurikiza amategeko yawe ko nta kintu wajya gumisha mbese nyine washatse kumfatanya na Karine naramukubajije nawe se boss wacu mwiza ari hehe arambwira ati rwose boss mureke ngiye nawe twavuganye aradusanga kandi koko turi hano noneho mbonye icyo wagize ibanga ariko ubundi nta banga ujya ugira uwo magambo ugira uyakura ese ukoze iki mubyeyi so rero ndashaka umbwiza ukuri uranyumva ukuri nta kintu wishe cyangwa uce kurana uce n'ibindi twashize igihe kinini ntavugara utavuga ngewe Matibo reka nkubaze ikintu uramukumbeshe Matibo ukuri kw'Imana unyirukana kandi ugira ngo ntabwo nabikora ukuri kw'Imana pe
ese koko tuva twaza muri iyi nzu amagambo yose nayasize muri iriya nzu nayapfundikira ahantu munsi y'igitanda no muri za ntebe hose reka n'undi ibyavuze byavugiwe hariya twabaga uri kumva urujya kubivugira nzi ko nta kintu nari nongera kuvugana ariko ubundi igicucu ku buryo ibyo ndi kuvuga nabizi mama ndakubwiza ukuri niba udashyize agapira hasi ngo utuze tubane mu mahoro ariko umwana wanjye wenda wakunterereje kuko ariko se mama ubu ntabwo byari bikwiye ko gushyira agapira hasi ko naciye bugufi ngasaba imbabazi mwana wanjye birasa waretse tukabana mu mahoro ko ari byo nifuje ariya magambo wavugaga we yavugaga uyakuye ese biriya byari bikwiye ni ukwanga uko baduteza rwa sereri byari bikwiye ko wowe unyibutsa ko ndi ikiremba sorry babarira biriya ni kwa kundi nawe umbwiye nabi urasa ngiye byari bikwiye kumbwira ngo ningende uriya mwana w'umuhungu reka nkubwire ikintu kimwe rero reka nkubwire ikintu kimwe niba warananiwe gushyira agapira hasi ngo utuze ndakoresha izindi mbaraga zishoboka zose wowe n'umukobwa musohokana umugenda kandi mama byari bikwiye yuko ugenda mu mahoro rwose birasabye ibintu ntabwo wabikora ibyo rero ntabwo wabikora kuko inshingano wahawe zarakunaniye ese yakubwiye ko ugomba kundinda ukankunda kandi ukanyuhuka nanyubahisha birasaba babizi ko nawe usuzugura none ukaba utinyuze kuba wabona ujya kurongorwa na Shema aho warengereye cyane reka rero nkubwire ikintu kimwe wananiwe kwihesha agaciro kuko urabizi neza yuko nazirikanye ibyiza byose wankoreye kandi nibagiwe n'ibibi reka mbanze mvuge ntibagiwe n'ibibi ese urajya ngo nkwibutse ibintu byose wankoreraga ariko abantu bakwinjiye mu matwi bakanteranya nawe ni bande nari nyiri umwana byose ndabyibuka abantu bakwinjiye mu matwi bakanteranya nawe birasa iyo bari bazi amateka yanjye nawe ntabwo bakunyangishije nicuza impamvu mu mateka yanjye nawe harimo kuba narose ibere ryawe ibyo ndabyicuza cyane n'ubundi umunyarwanda yaciye umugani ngo imyiturano y'ikibuno n'imisusi ubwo mbaye nyine nta kibazo wicuza impamvu nakonkeje kuticuza impamvu nawe nagutoraguye muri wese se nyoko yaragiye kugutara ko tutabyicuza nabyo birasaba ibagirwa ese ubundi reka ngo baze ikintu kimwe kubera iki gihe cyose njye nawe twabanye ubizi neza yuko namaze gutahura ko wowe utari mama kuki wakomeje kunyihisha mukanyereka kuri mama umbyara kandi ubizi neza ko utari mama umbyara birasa numvaga kuba nyoko biguhagije ko ntacyo wamburanye uratinyuka ukagenda wowe ukabwira Karine ngo ugende na Diane twaramugambane ngo dushaka kuzamura da jewe wowe nyine njema do wowe nawe ari kugura wowe reka ndahi kwizina ry'Imana njye ntabwo nigeze mbivuga do nukuri ko Imana do ciye umusara ndanaburenze ntabwo ngeze mvuga ibyo bintu ariko wavugisha ukuri ko ntacyo gutwana do nukuri ko Imana mbo mwana wa shitaro ndona bite mbikijuru ko bizi neza ko twirwanagara mu rugo na Diane kenshi ko nuza na Karine yabaga yagiye hari undi muntu hanze se waje yumva ibyo tuba tuvuga usibye wowe ugenda wumviriza nk'inuza ntabwo barabivuze se babyibagirwa mbese n'ibyo ubavuze ntabwo ubyibuka ariko ibyo ntabwo nta kintu wabwiye Karine kwizina ry'Imana Imana yonyine ni mu ijoro nyiri kundebe mana wowe mana garagaza ikintu kigaragaza ko ngiwe ndengana umgira umwere imbere ya boss byo sinyeze mbivuga ahubwo se niba ntarabivuze nyine byemeye ubu ibaza umuntu warabivuze ubu mwizera neza ko ntabwo kwizina ry'Imana asubuye ndavuga izina ry'Imana okay noneho kwizina ntabwo ibyo nabivuze ahubwo twibaza umuntu warabivuze nawe bazi nimba twagara ngiye wowe na Diane na Mabusha ari mine cyangwa kowe na Diane mbabe Diane wabiga ngo wagiye abivuga mushe nako atari we nta kizere nakugirije wowe ni umunwa wawe kwizina ryakoze okay umva nkubwire sinshaka kuvuga amagambo menshi nawe ahubwo tubaza umuntu warabivuze ahubwo Mabusha abimenya ate ngiye ndikora iperereza ryanjye sibyo
nimba utarabivuze koko ako sema nanjye ntabyo navuze ariko sema nako cyane bose batajya banyizera koko ntabyo nigeze mbivuga ahubwo sinari kubivuga ko ahubwo mbwira so mara kumva kuzamwicisha ikiwe nguke kuzamwicisha topfe mbere se ura kungana n'umugambo ibyo nashaka kubaza byarangiye tumu kugenda subire byarore ahubwo twakibaza ikintu muri amagambo cyenda osha kumwaza mwicisha iki ndi mu nabivuze ahubwo suko ntago zicara hano ubwo bwambo utangiye kuvuga ntabwo bugaragaza ko ari wajyanye ubwambo kuyangiye ahubwo bavuga ngo ibyo byo kwicubizanya ite uruzanye ndakubajije ndavuga sohoka genda umunwa warakarenze gusa jya uvuga ibyo uzahagararaho mva mbese kandi Mateo uwo munwa wawe nzawutwika ziba rero genda jya mu byo akora nze kubizi ko nanakonyeje ngiraho ko nagutorogoye no musarani nuko amaze kukubyara akagutama aho urabeshya cyane kuko ibyo bintu biza kuba ese ushaka ko nguha amateka ya ibyo bintu biza kuba byarabaye papa ariko barabimbwiye nguha amateka ya nyoko ni wumva ufite amatsiko yo kumenya nyoko wumva uyafite biranaguhisha amateka ya nyoko kugira ngo ntakubabaza mwana wanjye naragukunze ngo uha agaciro umubyeyi w'umwana we ariko aho bigeze ndayibonye koko witumva neza n'uwayigiriye abagira imana ayo mateka ntushaka kuyihorera werekanye ko kuko ntekereza ko wowe nta kintu kizima n'ubundi cyakuva mu kanwa ntacyo hari ikindi se si ibinyoma ugiye guhimbuka ukambwira hari ikindi narakureze urakura aho ugeze uri umuntu mukuru ufite uburenganzira bwo kumva ibyo wishakiye wirengagije isezerano wahawe na siko usigaye unyubaho kuko wishakiye ukantuka ukansuzuguza umugore wawe ariko ndagira nkubwire ko nyoko ndababaye cyane kuba yarapfiriye muri gereza ubundi wakaba ujya kumureba ukamubaza impamvu yashatse kuguta muri wese ngo upfe nkakurinda kugeza uyu munsi ukaba ugeze iyo myaka ufite inyiturano akaba ari ukwiguntuka mama ibintu uri kuvuga ni ukuri uravuze ngo mama njyewe ndababaye cyane ndababaye pe akundi mwana reka ngo amateka ya nyoko wenda nushaka ukomeza inyanga ntabwo ngiye kukubwira amateka ya nyoko ngo nkunde ariko watatereye igihango kandi kizagusaba nyoko yarakubyaye amaze kukubyara rero yaritewe n'abashumba baturagiriraga ndamwihanganira aratwita amaze kubyara yabonye ko atashobora inshingano zo kurera aragufata mu gitondo cya kare ukibyuka ukiri uruhinja rubisi aragenda guta mu musarani rero kubera ko uri umurame ishami ry'igiti cyari gitinze umusarani wacu wafashwe mu gasaruheti kawe urakomeza uratendera hari umushumba wamubonye mu gitondo cya kare agiye kwinikiza inyana abona agarutse nta mwana afite ajya kureba avuza induru ndi mu bantu ba mbere wabyutse kare nzindutse ndaza ndagutabara icyo gikorwa kigayitse yari akoze yagombaga kugihanirwa umuntu nayo ariko ubugufi bwajyanye ubwenge shama bana nsanze ari imibu ku manywa nakuje kujya uvuga umpagaze hejuru nose wowe urakaryama ibuka uryo wari ugiye kuyirya uri marijoze mama warenje kukubwira birababaje uziko nawe boss arampamagaye nyine twavuganye arambwira umva ngo hano matibore ndaza ngwe nyine yarigize nk'intare ariko ntabwo ari intare mu buzima busanzwe uravuze ngo umugabo wanjye yarigize nk'iki uvuze ko ari umuntu mwiza yarabaye nyine nka boss wa nyawe
bwaratangiye ushatse kuvuga ko atari bosi wa nyawe oya nyine ariko Matibo wagiye ucunga amagambo umbwira ubundi njyewe ubona ngana nawe nyine oya ndacyakubaza uravuze ngo umugabo wanjye ntabwo ari bosi wa nyawe ngiye ibyo bintu ndabivuze se ahubwo ndavuze ngo ndacyakubwira ngo yararangije ngo ngwira Matibo ari we ndaza ngumva ngo ugira umunwa urakurenze byose navuze byose warabivuze nanjye bitamubwira ndarengana njye ntabwo njye nabikora nakoze iki se kamabanga yose nayasize muri iriya nzu nyine twasize nyine arababanga yasize hari nyine ubujurwa bwose nari mfite kiragiye ko narahindutse ubu sinkivuga ndetse njye ntabwo nkivuga umunwa narawuretse ndavuga ngo hoya ngo ibintu byavugiye muri iriya nzu wavuze arabinshinze kandi never njye ntabwo ngeze mvuga ntacyo cyo nigeze mvuga abarambajije wavuze ibiki ambaza ngo ni wowe wabwiye Karine umugore wanjye ngo ngiye ngushaka kumwica bitekerejeho neza ni ko nyibyo ntigeze mbikubwira mbize ko ntigeze mbivuga Matibo buretse gato burya ngo n'umusazi arasara akagwa ku ijambo wari ubizi ko wenda kunyica wari ubizi narabumbisha bavuga ko bagiye kuzakwica bakumanitse nuko kuki utabimbwiye bakurugesheje nyine kuki utabimbwiye none ndangiye ndavuga ati nyine kuki utabimbwiye baba we bivuga ko uri umugambane toka mu izina narakubwira tukambwira ngo toka nyine nangiye kukubwira ibyo ntabwo nabikora reka maze nkubwire Matibo ninde uguhemba hano ni wowe none iyo banyica ndari kuguhemba mvuga njye nabigenjeje byose nari mpari babivuga noneho ndagije njya aho kugira ngo nze piko bwagire guteranya nabo n'umugabo wawe bitavuga ko kugenda igihe biyame nabiyama cyane niyama kagakobwa kakara kazi kawe takandi wanga bavuye n'ikigo mwanga mama ndagufata ngushyira ku ibere birasa uranyunga amashereka ndakonsa ngufata nk'umwana wanjye urwara ndakurwaza imbere ko ndagufubika birasa nsubira kurera nari nta ruhinja nari mfite umbera umwana gutoza umuco mwiza birasa ngushyira mu ishuri uriga nyoko baramukatiye baramufunga mukatira imyaka 25 kimbabaje kurusha ibindi rero uko yaguye muri gereza itagiye kumaza impamvu yari yagutaye umusarani ariko ntacyo nakoreye umugisha Imana izampembera ibyo nakoze birasa ntago kugeza nitwa Kakuze Domina pe nkuko yirgunyabiza ndi Kakuze Domina nibyo wasoje ariko simbikubwiye kugira ngo unkunde wongere unyubahe uri umubeshyi uri umubeshyi nta kibazo birasa nta kibazo pe uri umuhanga sibyo uri umuhanga wo guhimba inkuru nta kibazo pe gusa icyo nkumenyesha iyo migambi yose ufite ngo yo kunyirukana ahangaha igihe cyose utaruzuza isezerano wagiranye n'umugabo wanjye wagufasha akakwakira akakugira umwana watarakubyaye ukaba urimo kungaraguza agati gutyo kubera ko yapfuye biraza ntabwo nzava mu buzima bwawe uzakora icyo ushaka Imana imbabarire rwose sinzongere kuririra amaso yawe birasa kuko nasanze ngutereye iseme ntabwo mba ngutera naciye bugufi ngusaba imbabazi musezeranye ko ngiye kubana n'umugore wa Mahoro ariko reba ukuntu kingaraguza agati birasa reba ukuntu kingaraguza agati uzanyice nkuvire mu buzima ariko igihe cyose ngihumeka ndacyari mu maboko yawe uzabanze uwuzuze isezerano wagiranye n'umugabo wanjye unkunde unyubahishe umpa agaciro nk'umubyeyi
niki ko mwana ese niki kigaragaza ko umuntu yanga undi nyine bitewe n'ukuntu buriya rero umuntu ukunda ntabwo wamwima ibiryo ndaraza ati buriya sha umukobwa bashaka bamwanga ni gute bamwima ibiryo ni gute boss kazi aza akambwira ngo uyu uramukobwa ibiryo kandi azi ko uzibeshya ukabwira Gakire ko nari narakubwiye ngo utazahereza mushiki w'ibiryo nzakwica aho undi reka nkubaze kuki wiyahuza amagambo agatsinda noneho uri igicucu kimwe cyanyu ukabura kwiyahuza amagambo umbwira ibyangirira nabi ukiyahuza amagambo umbwira ibidafitiye umumaro nk'ubwo ngo ko wari uzi ko bazanyica kuki utabimbwiye kandi njye nanatutse uriya mukobwa kumutuka hari igihe utari uhari nyine kumutuka bihurira no kuza kumbwira ko bamfitiyeho umugambi hari igihe utari uhari ndavuga ati ngiye kubikubwira icyo gihe arankingiye ngamba ngo basi ngo ntabwo azakwica ngo mbigire ibanga murangije mupanga iki mupanga ko azajya aguha amafaranga ukamwibira ese ndubwo matibo ari njye na Diane ukunda ndi kuba warabitse ibanga rye yuko azanyica warangiza ukajya wiba ibiryo by'umuntu bashaka kwica ukabihereza nari naratangira kubyiba ahubwo naravuze ngo ngenza bimwiba ari uko namenye neza ko ashaka ko kwica none njye ndavuga ati ntabwo nakemba ko umwari oya wirira oya beshavura Imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje Imana irakoze